umuhungu wawe ntago yapfa, ntago wamusiga kwirimbi, ahubwo ugiye kumutahana, kuko Yesu ahagurukije imigisha yawe. Wacuruzaga bikanga, wabibaga bikanga, ndetse wageraga no mu rugo bikanga. Haleluya! Ariko Yesu abigarutseho akoresheje itegeko. Mu izina rya Yesu ugiye kongera ubibe byemere, ugiye kongera ucuruze bikunde, ugiye kongera ubyare byemere. Ewe mugore wirira, mugabo wirira, mu kibazo urimo wirira, Yesu akubonye kwitegereje uyu munsi araguhumurije ati wirira. Uwo mugore nubwo ari mubi, uwo ni wo musaraba wawe, wikorere ukurikire Yesu. Uwo mugabo wawe nubwo ari mubi, uwo ni wo musaraba wawe, wikorere uwugeze kwande kwa Kristo. Haleluya! Nababwiye ngo agakiza si ivangamutungo rusange. Birashoboka ko impande n'impande wabonaga bitarimo gushoboka, birashoboka ko wabonaga mu baturanyi biri kwanga, birashoboka ko utudeni wabonaga kuri botike twanze kurangira. Zamura ikiganza uvuge ngo nanjye ndabisezereye mu izina rya Yesu, kuko iyo atanze umuhungu, haleluya, kuko iyo atanze umuhungu igusubije imigisha yawe, ihembuye ibigega byawe. Iyahaye Yabesi umugisha, nawe iraguhaye umugisha, irakugabiye kuri uyu munsi, iraguhaye kuri uyu munsi, irakurengeye muri uyu mwanya, kuko iguhaye icemeza abanzi bawe ngo gitahane mu izina. Haleluya! Ku mazina nk'uko nababwiye, nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza. Ndi umukozi w'Imana. Uko Imana inshobojwe ndavuga ubutumwa. Ndashima Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Mu buzima hari ingorane tujya tugira, benshi bajya bita ingorane. Haleluya. Hari igihe umuntu mu buzima agira ibibazo, hari igihe umuntu mu buzima ahura n'ingorane, imiryango ikamuvaho, inshuti zikamwanga, abavandimwe bakamusiga, ubutunzi bukamuvaho, agacuruza bikanga, aho agiye bikanga, ibyo akoze bikanga, agahinga nk'abandi akarumbya, ndetse korora nk'abandi, amatungo ntamukurikire. Haleluya! Ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi ugiye guhura na Yesu. Haleluya! Kuko umusaraba wawe nawe ugize iherezo, kandi hari impinduka, kuko hari Yesu ushoboye byose mugiye guhura kuri aya masaha. Imana itugirire neza cyane. Tongere haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana iboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice 8. Turasoma duhereye 34 tugeze 38. Umutwe w'amagambo uravuga uti Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. Haleluya! Hari igihe ujya uhura n'ibigeragezo, kubisobanura bikakugora, ariko Yesu yatanze urugero rwiza, ariko uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe. Haleluya! Tugiye gusangira ijambo rivuga ngo agakiza si umutungo rusange. Haleluya! Ahubwo agakiza ni ak'umuntu ku giti cye. Haleluya! Agakiza ntabwo ari isezerano vangamutungo. Agakiza ntabwo ari isezerano rya tuzagabana kabiri. Ntabwo agakiza ari aho uzafatikanyiriza n'abandi. Agakiza ntabwo ari ivangamutungo rusange, ahubwo agakiza ni ak'umuntu ku giti cye. Imana itugirire neza cyane. Twasimbutse muri Mariko ibice 8. Tugiye gusoma 34. Abahageze gusome mu izina rya Yesu. Ati umuntu nashaka kunkurikira niyirenge yikorera umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza. Kandi umuntu zamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ntiyakwe n'ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungurwe ubugingo bwe? Umuntu wese ugira isoni zo kumera
zo kunyemera no kwemeza amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza n'abamarayika bera afite ubwiza bwa se. Mana, turagushimye kubwira ijambo, reka wururuke udushoboze kurisobanukirwa, umwuka wawe wera azaritwigishe kandi adusobanurire iby'ibihe kurushaho uko tubitekereza. Izina ryawe riganze mu mitima yacu nk'uko tugomba n'uko ubishaka mu bihe byose. Amen, amen. Ahangaha Yesu we yaravuze ngo nushaka kunkurikira wiyange, numara kwiyanga wikorere umusaraba wawe, haleluya, hanyuma uzungurikire. Natangiye mbabwira ngo ijambo agakiza ntabwo ari ivangamutungo rusange. Agakiza ni ak'umuntu ku giti cye, kuko umusaraba w'umuntu aba ari uwe nyine, haleluya. Yesu natugirire neza cyane. Umusaraba uvuzwe hano benshi bumva ko ari igiti Yesu yabambweho, ariko umusaraba Yesu yabambweho ni uduhuza, ni ikiraro cyatwambukije kiduhuza n'Imana Data wa twese, haleluya. Icyo kiraro kimaze kuboneka nicyo cyabonetsemo incunga ariyo maraso Yesu yamennye, ayamena kubera njyewe nawe, haleluya, haleluya. Uyu musaraba Yesu yikoreye kugira ngo njye nawe tubone ubuntu, tubone agakiza, tubone gucungurwa, haleluya. Ubwo bwari uburyo bumwe bw'umusaraba, haleluya. Hari indi misaraba tugira mu buzima bwacu bwa buri munsi, haleluya. Ndagira ngo mvuge iyo umugabo n'umugore bagiye kubana hari amasezerano bagirana. Isezerano rya mbere niryo bagirana ku giti cyabo, haleluya. Isezerano rya kabiri ni intambwe batera bakabimenyesha ababyeyi, inshuti, imiryango, ndetse bagafata n'icyemezo cyo kuvuga ibi sinabyizera, tugenda no ku murenge nabo babimenye ko twagize ute, twakundanye. Siko bigenda yemwe? Mukajya ku murenge mukakamanika, mwarangiza mukagira ute, mugataha, haleluya. Hanyuma mujya imbere y'Imana, haleluya. Dore indahiro murahira iyo mugeze imbere yacu nk'abakozi b'Imana, ati nta kintu kizadutanya uretse urupfu cyangwa Yesu agize gute, yemwe agarutse, haleluya. Yesu nashimwe. Abantu bari kumurikira tuzamura ibiganza, abantu bari kumurikira tuzamura ibiganza. Kuzindahira imwe turahira kwa gitifu kwari ukumara impaka imbere y'abantu ndetse n'imbere y'amategeko, ariko iyo tugiye imbere y'Imana turahira mu magambo abiri ko utazatandukana n'ukunda keretse urupfu cyangwa Kristo agize gute, agarutse. Imana itugirire neza. Nkivuga ijambo ry'Imana, hari abafite imisaraba ahangaha itandukanye batangiye kugira gutya bakiza bugufi bagenda, kandi barimo gupanga ngo barashaka n'uwa kabiri. None bajya kurahira ko ubwabo bazatandukana ari urupfu cyangwa Yesu agarutse. None urupfu rwabonetse, Yesu yagarutse se, uwa kabiri ugiye kumujyana he? Haleluya. Reka mubwira ko mu ndahiro warahiye hatarimo uwa kabiri. Reka mubwira ko mu ndahiro warahiye hatarimo uwa kabiri. Uwo mugore nubwo ari mubi, uwo ni wo musaraba wawe, wikorere ukurikire Yesu. Uwo mugabo wawe nubwo ari mubi, uwo ni wo musaraba wawe, wikorere uwugeze kwande, kwa Kristo, haleluya. Nababwiye ngo agakiza si ivangamutungo rusange. Iyo aba ari ivangamutungo rusange byari byoroshye. Wamubwira ati rero ubwo hano ndi kuremererwa, reka dupasuremo kabiri utware igice kimwe, nanjye nsigarane ikindi mbe namuhira. Byashoboka. Ariko kuko agakiza atari ivangamutungo rusange, icyo kigeragezo kigukubita wenyine, uwo musaraba wikorera wenyine, ndetse abantu baba bakubona, imvura ikunyagira bahari, igahita bahari, inzara ikurya bareba, wambara ubusa babibona, kuko ari umusaraba wawe. Abantu bamwe bananiwe kwikorera imisaraba yabo, agatangira ati ngewe nzakorera Imana
yampaye inzu nziza, yampaye umugore mwiza, yampaye abana beza. Uwo munsi nibwo nzakorera Imana uri muri benshi. Haleluya. Kuba turiho kubw'ubuntu bw'Imana, no kuba twaramutse uyu munsi tukirirwa twiriwe kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Garura ibyiringiro byawe ku Mana, ahubwo ushobore guhangana n'uwo musaraba wawe Imana yaguhaye. Birashoboka ko abana wabyaye bakubera umusaraba. Hangana no gukemura ibibazo byabo, hangana n'amashuri yabo, hangana n'ubuzima bwabo, kuko uwo niwo musaraba wawe. Haleluya. Imisaraba iratandukanye. Ahangaha uko muri kunyumva mwese, buri wese afite umusaraba mu rwe ruhande. Urugo rutananiye, urubyaro rwaramunaniye. Urubyaro rutananiye, ushobora gusanga amashuri yaramunaniye, nta kazi afite, imibereho iri hasi, ubuzima bwamucanze. Birashoboka uwo niwo musaraba wawe. Ese mubanye ute n'umusaraba wawe? Hari abasore bamwe najyaga mbona imbere yanjye barimo batambira Imana bagasimbuka, nkavuga ati mwewe kiracyoroshye, umusaraba uracyangushye, kuko muri geto mwakwiyunga nka 5 mukayishyura. Ariko iyo wamaze kuba umugabo, geto yishyura wenyine, amashuri y'abana ni ku mufuka wenyine, ndetse inshingano zo mu rugo uzuzuza wenyine, kuko uwo ni umusaraba wawe. Imana itugirire neza rero. Abasore bari kunyumva, mujye muyibyinira mugifite imbaraga. Abakobwa muri kunyumva, mutaragira inshingano nyinshi, nimuyiramye, nimuyihimbaze, kuko uwo niwo musaraba wanyu muri icyo gihe iki ngiki nyine turimo. Haleluya. Ubwo hazaba hariho kuramya Imana no guhimbaza Imana gusa. Birashoboka ko umusaraba wananiwe kuwikorera, ukagenda upunguzaho ngo urashaka uwa kabiri, ukagenda upunguzaho ndasoma gakeya, ukagenda upunguzaho ati nakwisubira inyuma kureba za nshuti za kera, ukagenda upunguzaho ati hari ibihe ntakwibagirwa. Ariko Yesu aracyagukeneye. Ijambo yavuze yatubwiye ngo niba ushaka kunkurikira, emera wikorera uwo musaraba wawe maze unkurikire. Haleluya. Nzaguhereza ubwami kigeretse kuri ibyo, nzaguha n'ubugingo buhoraho. Njya mbona urugero rwiza rwo kubaha Imana. Daniyeli baramwanze bajya inama, bamaze kujya inama, haleluya, baragenda bajya kumuhereza intare. Ariko kuko nawe yari yafashe igihe cyo gusenga, Imana imuhereza ubutabazi bukomeye. Haleluya. Ntabwo intare zari bumurye, ari intare zo mu muryango wa Yuda, ndetse nawe ari uwo mu muryango wa Yuda, basanze ari abavandimwe bo mu gisekuru kimwe. Bityo Daniyeli n'intare baramenyana, intare ntizaba zikimuriye. Haleluya. Nongeye kubona urugero rwiza. Yesu aratabara. Haleluya. Ajya amenya akarengane, akarenganura abarengana. Yageze mu mudugudu wa Nayini. Ni amagambo aboneka hariya muri Luka. Haleluya. Ni amagambo aboneka hariya muri Luka. Imana itugirire neza cyane, ndetse no muri Mariko arahaboneka. Imana itugirire neza cyane. Ngo Yesu aragenda, hageze mu mudugudu wa mbere abona nta kibazo, arareba mu mudugudu wa kabiri abona nta kibazo, ngo arihuta cyane agere mu mudugudu wa Nayini. Haleluya. Ahasanga umugore w'umupfakazi. Amaze kumuhasanga, asanga yapfushije umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu yari ikinege, niwe yari afite gusa, kuko umugabo ari we yamusigiye, nawe yarapfuye. Imana itugirire neza cyane. Noneho nawe yari yapfuye. Byari ibyago bigeretse ku bindi. Imana itugirire neza cyane. Ikintu yakoze ni ikihe? Yaramwegeye aramubwira ati, yewe mugore wirira. Haleluya. Yewe mugore wirira, mugabo wirira, mu kibazo urimo wirira. Yesu akubonye kwitegereje uyu munsi, araguhumurije ati wirira, kuko yabonye ibiri kukuriza, amashuri y'abana arimo akuriza, ibihe birimo bikugora, ati wirira, ubukode bukurambiye, ndetse burimo kukuriza. Akwitegereje aravuga ngo humura. Haleluya. Nuko arangije ngo akora ku kiriba. Uhita ukigereranya n'ikibazo kigushoreye muri iyi minsi, urebe ikibazo uhanganye nacyo muri ibi bihe, ngo agikozeho. Haleluya. Abari batikoreye, abari basunitse ikibazo urimo, ako kanya bamenya ko Yesu agize gute yemwe, agikozeho. Nuko ngo barahagarara, harababwira nimushyire hasi. Haleluya. Nimushyire hasi, aho mwarogeye nimurekereraho, aho mwarariye amajoro nibirangire, aho mwavugiye nibirangire, nimurekerere aho.
Haleluya. Zamura ikiganza uvuge ngo Yesu urashoboye. Yesu arangije arategeka. Birashoboka ko hari igihe kigera Yesu ntaba kibaza, ntaba yanagisaba. Yahise akoresha itegeko, mu mbaraga zitegeka aravuga ati muhungu haguruka. Umuhungu arahaguruka. Amaze guhaguruka amusubiza mama we ari muzima. Ubwo abaturanyi, inshuti n'abavandimwe bari banejejwe no kumuherekeza agiye gushyingura. Umubyeyi nawe atahanye umuhungu we. Mumfashe dupepera Imana yakoze icyo gitangaza. Haleluya, haleluya. Zamura ibiganza niba bidateye isoni, upepere Yesu, kuko nawe hari icyo akoze ku buzima bwawe. Hari ibyo azuye, hari ibyo ahagurukije, hari imigisha arekuye, hari imigisha gusubije, hari imigisha ugiye gutahana mu izina rya Yesu. Umuhungu wawe ntago yapfa, ntago wamusiga ku irimbi, ahubwo ugiye kumutahana, kuko Yesu ahagurukije imigisha yawe. Wacuruzaga bikanga, wabibaga bikanga, ndetse wageraga no mu rugo bikanga. Haleluya. Ariko Yesu abigarutseho akoresheje itegeko mu izina rya Yesu. Ugiye kongera ubibe byemere, ugiye kongera ucuruze bikunde, ugiye kongera ubyare byemere. Haleluya, haleluya. Imbaraga z'Imana zirakora, kandi gutabara kw'Imana si nk'uko abantu bene data. Umugabo bita Yabesi arangije ngo atakira Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka we icyamukanyibuka ukampa umugisha. Haleluya. Kubwo guca bugufi kwa Yabesi, ngo Uwiteka amurebye amwagurira imbago, amuha umugisha rwose. Ndagira ngo dusenge kuri uyu munsi. Birashoboka ko wabonaga byanze, birashoboka ko impande n'impande wabonaga bitarimo gushoboka, birashoboka ko wabonaga mu baturanyi biri kwanga, birashoboka ko utudeni wabonaga kuri botike twanze kurangira, ukabona mu kazi byanze, wakorera 1000 inyanya, wateranya n'intoryi ukabona amavuta yabuze, igitunguru cya 20 n'ubuto bwa 50. Zamura ikiganza uvuge ngo nanjye ndabisezereye mu izina rya Yesu. Kuko yatanze umuhungu, haleluya, kuko yatanze umuhungu igusubije imigisha yawe, ihembuye ibigega byawe. Iyahaye Yabesi umugisha, nawe iraguhaye umugisha, irakugabiye kuri uyu munsi, iraguhaye kuri uyu munsi, irakurengeye muri uyu mwanya, kuko iguhaye icyemeza abanzi bawe ngo gitahane mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ishirwe hejuru. Birashoboka ko wari ufite incamugongo nyinshi, bakakwishyiraho hejuru kubera ko kwikofi bakurusha, bakakuvuga kubera ko igitenga kenyera utakenyera nkacyo. Icyo mbarusha, icyo ngirute, icyo mbarusha. Akabivuga gutyo kubera ko inzu yahagarika, abona ko we ukiri mu kiyede uri gukorera ubunyobwa n'akawunga n'intoryi, ari nta kintu uri kuzigama. N'ikibina cy'igihumbi cyagize gute? Cyarakunaniye. Iyo Yesu yadimbuyemo ibintu biremera mu izina rya Yesu, akira gutabarwa n'Imana. Haleluya, haleluya. Iyo Yesu yageze mu bukwe bw'Ikana, icyo kunywa kiraboneka, kandi kikaboneka kiruta icyambere. Iyo Yesu yageze mu kibazo, ikibazo kirakemuka. Haleluya. Hari icyo uri kumva wakwikoreza Yesu? Ndagira ngo urugendo rwacu turukoreze Kristo. Hari umunsi twiringiye abantu baraduhemukira, hari umunsi twizeye inshuti biranga, hari igihe twajyanye n'abo twiringiye baduta mu nama. Haleluya. Ibyo byose, haleluya, bivuna imitima yacu, kuko twahemukiwe n'abo twari twizeye, dusubizwe inyuma n'abo twari twizeye, duhemukirwa n'abo twari twiringiye. Uzi gutiza umuntu udufaranga utwikuyeho kubera kuririye, kubera ikibazo kurimo, ibesha tugeze mu muvu. Uzagira abantu benshi, uwo ni umurage Imana iguhaye. Yesaya 5:4-17 ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya zizagira icyo zigutwara, yaba iz'amagambo, yaba iz'amarozi, yaba izo kuguca intege, yaba izo kugusubiza inyuma. Hari amagambo y'abantu, ariko hari n'ijambo ry'Imana, hari ryo kukurengera. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge Imana. Yesu, ufite kwizera muri wowe ko Yesu hari icyo agiye guhindura kuri wowe. Bariya bose yagiriye neza, si weho yakwima umugabo.
bariya bose yagiriye neza siweho yakwima akazi, bariya bose yagiriye neza siweho yatinda gusohoza isezerano yagusezeranije. Hari ibyo yatubwiye bitarasohora, hari ibyo yatubwiye bitarasohora, duhagaze ku munara turarindiriye Yesu we, hari ibyo watubwiye bitarasohora. Ibuka nawe ko hari icyo Imana yavuganye nawe, tugiye gusenga, ibuka ko hari icyo Imana yagusezeranije. Birashoboka ko mwavuganiye mu butayu, si igitangaza ko mwavuganiye ku karago, si igitangaza ko hari igiterane nka kino ukavugana n'Imana. Ndakwinginze zamura ikiganza, tugiye gusenga Imana. Imana igiye kukubohorera imigisha uko yabohoreye Yabesi, uko yasubije uriya mupfakazi umwana we, niko Imana igiye kukugarukaho. Mwemerere gusa umwikoreze urugendo rwawe kandi umwiringiye ibindi agiye kubikora. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, hamwe n'imbaraga zo kwizera niko nsengeye abantu bashoboye kwakirira ijambo ryawe, ngo imigisha yawe igendane nabo. Haleluya, haleluya. Ndimo ndumva imirindi yo gutabarwa. Reza tokaboneze stade pashi katika jina la Yesu, eneze pole tode stade. Reka imirimo yawe n'ibitangaza ikomeze ikoreke. Ndimo ndabona ingo zari zanyeganyeje wongeye gukomeza, ndimo ndabona abamashuri yari yananiye wongeye gukomeza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze. Ndagushimye ko hari imirimo uhagurukije, ndagushimye ko hari abuhaye akazi, ndagushimye kuhezagiye abantu. Izina ryawe niryamamare, izina ryawe nirishirwe hejuru. Haleluya, haleluya. Abamama turagushimye, abagabo turagushimye, abasore n'abakobwa turakunezerewe, tugukomeye amashyi n'impundu kubw'igitangaza ukoze hagati muri turakoze. Amen, amen. Imana iguhana umugisha w'Imana bane nawe. Umazina nitwa Prophet Ezekiel. Umwanya utubanye muke, ariko abazifuza gusengana natwe ni karibu dusengera ahangaha kwa Eliya. Kuwa gatatu saa 3 tuba twahageze kugeza saa 8. Gusenga si ukwikebagura, umutima uciye bugufi Yesu akora igitangaza. Amateraniro yo ku cyumweru dutangira saa 3, saa 6 tuba dusoje. Kwizera kurahagije, Imana ihemba uko ishaka. Ngaho mugire amahoro, umugoroba mwiza. Iki cyumweru Imana hari ibitangaza yakoze ku buzima bwanyu, nuko hari amashimwe mashya, hari telefone z'umugisha zigiye kongera guhaguruka ku buzima bwanyu, hari imirimo mugiye kongera gukora mukunguka, hari imbaraga z'Imana mugiye kongera kuronka. Reka mbabwire ngo mwese ndabakunda cyane, abagabo, abagore, abasore n'abakobwa, abana batoya. Haleluya mwese, shalom shalom. Imana ibane namwe. Amen. Yes, yes, yes. Tushimira Prophet Pastor